inzara kinyisha nkaba nta mafaranga mfite nkaba ntaki rwose ubu koko icyo kurya ndagikura heho no musira uyu munsi kutari buze kwira ubu ndabigenza gute ariko rero nibutse agatekereza wajya mu rutoki rwa Butera nkibamo igitoki yenda cyaza kundengera rino joro rero mana nubwo ngiye kwiba umfashe rwose ntibamfate ngiye kwiba n'icyaha ariko mana ngiye kubikoreshwa n'inzara kuva warandemye rwose naje ku isi nzi yuko hari ibyo waneganyirije bizambeshaho none rero mana ikibazo nibaza ngiye kwiba ariko mfashe ntibamfate pe Yo mugabo uri mubi. Aho muri icyo gitoki kugishaka hi. Meze tebute. Yakareka dore niko manishakiraga hano. Ngo nipfundikiriza ibyo kurya ubundi se iki gitoki. Uyu munyagara nawe utamukamarira. None ko warugiye kuhutema. Urugiye kuhutema ari ukuteza. Wewe vayo. Vangiye mbwira ukuntu wagiye kuntwarira igitoki. Wowe zike nahangahe wacu rwose nari umujura. Wose aho ngaho waba ugiye kuncura rwa pirato pe. Abantu bose bamaze kumenyera yuko ntiba none mva rwose ese ubundi uraho ndaha kubera Imana sujya mu mariko bwawe hakose ko mfatiye mu rutoki rwawe nicira igipfundikizo nkaba numva bigize birebire bose hari icyo usanze nagwishije ako warugiye kwigura busiye niyo nahahinga ako mwajya mwihangana ariko ubundi ubuzima urabuze ndabuzi kuko mbubamo kira gitoki kiteze ukoko cyari kukumarira iki abajura mwiba nabi niba uko umuntu abayeho mu wayo nabi mwihangana rwose nari ngiye kwicira ariko wa mugabo we mwiyame tuzansubirire mu rutoki ngo tuzansubirire mu rutoki ariko se nkawe ko kubura umuturanyi ubu wambaye ko nani muwe mugira ibishyimbo birimo wabi ariko se reba hano simba nacu amafaranga nufiraga ngira ngo ibishyimbo byawe nasanze rega niba bagaze batanga kandi reka nkubwire hako se wajye wihangana ubu nagukorera ibintu ukazabibwira n'abandi bose ariko abantu nkumva ko wagira ngo nimwagize n'inzara agitutu we oya umva none ndakubwiza ukuri ko njye n'uhiga nandi kumwe nawe ngaho ndakura none nkubwiza ukuri ndakubwiza ukuri kuntu none nari ngiye kubikora gute urarya ndarya uri umuntu se cyane none se njyewe ubundi uri kumbaramo igisimba none se njyewe urambona ndiki koko rengirwa muntu umuntu tunyuka kujya kwiba igitoki kiteze nta buzima bafite ihangane rwose ndi mu makosa sibyo ariko n'ubuzima bwari bunjyanyeyo umva ko navutse nabi naje kujya no kuvuka nabi unabayeho nabi cyane rwose umva cyane rwose naje ku isi bambwira ngo hariho ibintu weho none ngenze ngerayo ubuse nagufungisha ngo bimarire iki ubuse nakwaka iki koko wowe umva rwose yewe nubwo wanyu cyangwa ugende ujya kwipfirwa agapfuye uzagwe kubana ntuzagwe kuri njye ariko nawe byakubaho